twongeye kubaramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV mwe muduteza amatwi aho muri hirya no hino mu gihugu, yaba bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mubizi nitwa Gugu, kuri cyane mwese nava ko turaziranye, abakunzi bacu by'umwihariko ntabwo waza kuri Iris Rwanda TV tutaziranye. Warebye filime yacu nziza nakuryohera ikiro cy'urukundo. Uyu munsi wa none ngira ngo mbaganirize mu ncamake kuri filime ikiro cy'urukundo mwari maze iminsi kureba kandi mugiye gukomeza kureba noneho mu buryo bubaryoheye. Mwari musanzwe mwararyohewe ariko n'ubundi murakomeza muryoherwe mu buryo burushijeho. Twari tumaze iminsi igeze nko kuri 2 tudashira hanze episode, ariko kuva kuri wa mbere ni episode. Navuga ngo nta utinda dahambira, twatinze duhambira bimwe, hari n'ibindi turi kubaka, turi no gushaka umurongo kugira ngo birusheho kugenda neza nkuko mwagiye mu bidusaba. Abagenda mutwereka kote iri faible kuri twebwe, hari abagenda mudushigikira mukatwereka aho twakosora, mukadutera n'inkunga ku buryo butandukanye. Mwese turabashimira. Mu by'ukuri ntabura gushimira company yitwa Forward Investment Group, bamwe mu badutera inkunga benga ikinyobwa cyitwa Ijambo Mubasha n'Umubasha. Bakora ikinyobwa gisembuye n'ikidasembuye, bakabakorera Musanze, mu karere ka Musanze, ku mpande uzamuka mu Kinigi ahantu bita mu Gashyangiro. Uramutse ukeneye gucuruza ikinyobwa cyabo aho waba uri hose mu gihugu, wabahamagara barakugezaho depo kandi bikagenda neza. Rero kuri filime ikiro cy'urukundo niyongera ngo mvugeho gatoya. Hari amakuru menshi mwagiye mutubaza ngo mbese filime ngo gugavukana na Tony, tonavuka ku ntebe y'ingwe ngo Tony papa we ni ndanda, cyangwa ngo gugavukana na James ngo cyangwa se gugazunga hore na Cece. Byose komeza urebe ikiro cy'urukundo kuva itangiye kugeza isoje. Ndakumenyesha kuzaryoherwa mu bazaryoherwa, kuko ni mu mafilime navango ateguwe neza kandi muzakomeza mukareba. Nibyo ntabwo imbogamizi bari azizabura mu nzira tuba turimo, ariko rimwe na rimwe gitera umuntu gukomera nuko ahura n'ikindi kintu kimuca intege. Gucika intege kwacu rero nuko tuzaba tutabafite, ariko dufite abafana turakomeye ku bwanyu, dufite abafana tuzagira byinshi ku bwanyu. Dufite abafana ikiro cy'urukundo kizakongwa kirenga imipaka y'u Rwanda, kirenga imibi z'u Rwanda, cyogo ikirere kigere imahanga mu Burayi. Kandi turabyize, dufite abadiaspora benshi mudukurikira, abari muri Amerika, bari muri Canada, bari muri Sweden, bari mu Baodira, tubasuhuze aho muri hirya no hino. Turabashimira umusanzu wanyu mu kureba filime ikiro cy'urukundo, ni ingenzi kuri twebwe. Rero hari abantu mwari mumaze iminsi mumpamagara muri kumbaza ngo mbese mwarahagaze. Ntabwo twahagaze, nta nubwo tuzahagarara, ahubwo urugendo rurakomeje. Mbabwira ngo nibwo tumeze nk'abari gutangira, kuko uko turyamye niko dutekereza ikintu gisha, kandi iteka kwa ngo upratique ikintu gisha, ukora demonstration yacyo ukigaragariza abakunzi, no kumanza kwigiye cyo kugitekerezaho no kureba koko gishoboka ibyo ugiye gukora. Rero twari tumaze iminsi turi guhambira, ariko kwa mbere tuzaza tuzanye episode ya 6. Uburyo bw'imikorere, hari uburyo bw'imikorere buzaba bwarahindutse mu birumvikana ko mu buryo mwari musanzwe muyibonamo n'uburyo mwari musanzwe mubona ikinitswemo. Twarimo tuvugurura uburyo bw'imikinire mwari musanzwe mubonamo. Hari uburyo mwabonaga wenda muri episode dimwe mukabonamo amasene nk'icumi, no mugasigana amatsiko menshi, n'ubundi muzasigarana amatsiko, ariko dusige hari inyigisho yimbitse musigaranye. Niba urugero ari filime ikiniwe mu rugo rw'iwabo wa Mama Afia, iyo sene tuyifata ari iwabo wa Mama Afia, turebe ibikorerwa iwabo byose, iyo sene ibegamiye nkaho ngaho. Tuzongere twimukiye muri famille wabo wa Tony, twongere twimukiye muri famille wabo wa James. No kwanga tugiye gukina mu buryo bw'amafamiye, ku buryo turava kuri famille imwe tuja ku yindi, tukava kuri famille imwe tuva ku yindi, famille imwe katugarura ku yindi, gutyo. Nubwo buryo rero turimo turatekereza ko buryo bwimitse, uretse ko twaragize n'izindi mbagamizi, ariko nazo ntabura kubabwira ko zakemutse filime igiye kubageraho nkuko twadusanzwe tuyibagezaho. Nshimira abantu rero mwihanganye mu minsi nk'ibiri yari itambutsemo tutabagezaho episode, kandi nshimira abantu mukomeje kutuba hafi. Mbizeza yuko tutazabatenguha mu minsi iri imbere, aribwo ibintu bigiye kujya byajya mu buryohe. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ubufatanye cyangwa inkunga wadutera, duhamagare cyangwa se utwandikire muri comment hasi. Hari nimero yanjye urayibonaho, kandi n'igitekerezo cyawe turacyakira, ni ingenzi kuri twebwe.
hari ikindi mwabagabo mwe mwambaza kiri imbere ya kamera ya Iris Rwanda TV? Niba hari ikindi kimbaze nzaze ngusubiza. Murakoze cyane.